nubwo wemerewe gutambuka ubimenye, ntabwo biri mu mabwiriza, ariko iyo wemerewe ikintu ntibivuze ko ugomba kugikora uko wishakiye. La liberté ce n'est pas la sécurité. Nimba ufite uburenganzira ntibiguhereza umwanya wo kuba wumva ufite ubudahangarwa muri icyo kintu. Hari irindi somo rijyanye n'ibimenyetso bishyirwa mu nzira nyabagendwa. Ibyo bimenyetso ni ibimenyetso usanga biri mu muhanda bishushanyije. Harimo umurongo udacagaguye. Uwo murongo udacagaguye umuntu wese ubonye umenye ko ukubuza kugenda hejuru. Urakubuza kurenga. Kurenga ryari rero? Urakubuza kurenga ugiye kunyura ku muyobozi ukuri imbere. Urakubuza kurenga ugiye guhindura icyerekezo. Urakubuza kurenga ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Uwo ni umurongo udacagaguye. Uwo unkurikiye ubimenye, kuko niba witegura no kujya mu kizami cyo gukora perime definitive cyangwa se gukora gushaka uruhushya gutwara ibinyabiziga, uwo murongo ugomba aho ubonye ugomba kwitonda. Hari umurongo ucagaguye. Uwo murongo birabujijwe kuwugenda hejuru, birabujijwe kurenga keretse ugiye guhindura icyerekezo, keretse ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda, keretse ugiye kunyura ku muyobozi ukuri imbere. Nubwo byemewe, ubundi ibyemewe byose si ngombwa ngo bikore mu gihe kitari cyabyo. Ni ukuvuga ngo urenga ugiye kunyura ku muyobozi ukuri imbere, si ukurenga uko wishakiye ngo nuko nyine ngo ari umurongo ngucagaguye. Oya, ugomba kurenga ugiye kunyura ku muyobozi ukuri imbere, ukawurenga ugiye guhindura icyerekezo, ukawurenga ugiye kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Iyo ni imirongo itandukanya cyangwa se igabanyamo umuhanda mo kabiri. Ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso birombereje bigabanya umuhanda mo kabiri bishinzwe kukuburira cyangwa se kukubuza ibyo ugomba gukora cyangwa n'ibyo ugomba kudakora mu muhanda. Ikindi, hari ibimenyetso byambukiranya umuhanda. Ibimenyetso byambukiranya umuhanda tuzabisanga ni bya byapa amabisi akunda guparikamo cyangwa se imodoka ziparikamo. Biriya byapa mujya mubona hari imodoka nyinshi, abapolisi bashinzwe umutekano mu muhanda bakunda gusangamo imodoka mu cyapa bakaba bazandikira. Impamvu ni iyihe rero nubwo mutari muyizi? Mu byapa byagenewe gusa amabisi cyangwa se ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe mu buryo bwa rusange, ni ibyo byapa byageneye izo modoka. Hagenewe guhagarara umwanya muto gusa. Ni ukuvuga ngo mu byapa hagenewe guhagararwamo umwanya muto gusa. Iyo rero bagusanzemo bazimije ikinyabiziga cyawe, bahita bagufata nk'umuntu uhagaze umwanya munini. Ni ukuvuga ngo muri biriya byapa aho amabisi aparika hagenewe guhagararamo umwanya muto gusa. Guhagarara umwanya muto ni igihe uhagaze ikinyabiziga cyawe cyaka kandi utakivuyemo. Guhagarara umwanya munini ni igihe uba uhagaze ariko ikinyabiziga wakizimije. Ushobora kuba wakizimije utakivuyemo cyangwa se wanakivuyemo. Icyo gihe ufatwa nk'umuntu uhagaze umwanya munini. Impamvu ni iyihe rero? Nuko iyo uhagaze umwanya munini mu cyapa uba ubangamiye abandi bagenzi baza kuza bakifashisha aho hantu, uba ubabangamiye. Niyo mpamvu rero utaba ugomba kuhatinda, kuko ntago aba ari wowe uri kugenda mu nzira nyabagendwa wenyine. Ibyo bimenyetso rero byambukiranya umuhanda bigira amasantimetero, bigira ubugari, bikagira santimetero 20 kugera kuri 60. Icyo gihe ibyo ni bya bimenyetso byambukiranya umuhanda. Hari noneho hari umurongo mugari wera bakunda kubaza bijyanye n'amategeko y'umuhanda. Umurongo mugari wera. Uwo murongo mugari wera ucirwa ku nzira nyabagendwa kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Umurongo mugari wera ushyirwa ku nzira nyabagendwa cyangwa se bawuca ku nzira nyabagendwa kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Icyo ni kimwe. Bawushyira ku nzira nyabagendwa kugira ngo none ugaragaza ibinyabiziga bishobora guhagarara umwanya muto cyangwa munini. Uwo ni umurongo mugari wera. Ugira ubugari bwa santimetero 40 kugera kuri 60. Niba witegura gukora ikizami cy'amategeko y'umuhanda, menye uyu murongo
kuko bakunda kuwubaza. Umenye na santimetero ugira mu bugari bwawo. Hanyuma hari ibindi bimenyetso bishyirwa mu muhanda. Ibyo bimenyetso bishyirwa ku nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda babishushanyijemo. Hari ibimenyetso bya mpande eshatu, aho ibyo bimenyetso bya mpande eshatu usanga ibinyabiziga byemerewe kuhagarara akanya gato iyo bigize gute bishobotse. Hari ibimenyetso nk'umurongo w'umuhondo ucagaguye ugaragaza aho ibinyabiziga bishobora guhagarara umwanya muto. Nubona uwo murongo ucagaguye ushyirwa ku nzira nyabagendwa ibumoso cyangwa se iburyo, uwo murongo ugaragaza aho ibinyabiziga bihagarara umwanya muto. Nuvuga ngo hari ibindi bimenyetso, ibyo bita ibimenyetso bimurika, ariyo feruje. Ibyo bimenyetso bimurika rero, nuvuga ngo hari abantu benshi bataba bazi neza uburyo ibimenyetso bimurika bikoramo. Hari itara ry'umuhondo, mwese murarizi, waba ugenda n'amaguru, waba ugenda n'imodoka, iryo tara ayo matara urayazi. Hari itara ry'umuhondo, itara ry'umutuku n'itara ry'icyatsi kibisi. Nuvuga ngo iryo tara ry'icyatsi kibisi, ry'umuhondo ndetse n'iry'umutuku ugomba kumenya akamaro karyo, kugira ngo nugera aho ibyo bimenyetso biri utazabasha kwangiza amategeko cyangwa se amahame agenga ibyo bimenyetso. Nimba usanzemo itara ry'umutuku muri feruje cyangwa se ibimenyetso bimurika, iryo tara ry'umutuku riragutegeka guhagarara kugira ngo utaza kwangiza ibwirizwa cyangwa se itegeko ryashyizweho. Ni ukuvuga ngo nimba usanzemo itara ry'umuhondo rirakubwira ngo tegereza cyangwa se ihangane, hagiye kujyamo umutuku. Nimba usanzemo itara ry'umuhondo ukaba uri kure, riba rikubwira ngo itegure guhagarara kuko itara ry'umutuku rigiye kujyamo. Nimba usanzemo itara ry'umutuku ugomba guhagarara, nabibabwiye. Noneho itara ry'umuhondo rigiyemo ugeze hafi yaryo, wakomeza nta kibazo. Mujya musanga hari n'igihe amatara y'umuhondo usanga mu maferuje bayasizemo ababishinzwe, aba bakubwira ati nta kibazo utambuka, ntabwo bari kubwira ngo hagarara. Noneho itara ry'icyatsi kibisi, iryo tara rirakubwira ngo wemerewe gutambuka, ariko nubwo wemerewe gutambuka ubimenye, ntabwo biri mu mabwiriza, ariko iyo wemerewe ikintu ntibivuze ko ugomba kugikora uko wishakiye. La liberté ce n'est pas la sécurité. Nimba ufite uburenganzira ntibiguhereza umwanya wo kuba wumva ufite ubudahangarwa muri icyo kintu. Nuvuga ngo itara ry'icyatsi kibisi rirakwemerera gutambuka, tambuka rwose nta kibazo. Ayo ni amatara cyangwa se ibimenyetso bimurika by'amatara atatu. Noneho itara ritukura ryitiriwe umutagatifu Andereye, rishobora gusimburwa n'uturangacyerekezo kamwe cyangwa twinshi. Nuvuga ngo itara ritukura ryitiriwe umutagatifu Andereye rishobora gusimburwa n'uturangacyerekezo kamwe cyangwa twinshi. Noneho hari ibimenyetso bimurika by'amatara abiri. Ibyo bimenyetso bimurika by'amatara abiri byashyiriweho abanyamaguru, amagare na velo moteri. Nuvuga ngo ibyo bimenyetso ni ibimenyetso byahariwe abanyamaguru, amagare na velo moteri. Nuvuga ngo rero abantu bajyaga bagira impungenge zo gukoresha ibimenyetso bimurika, nizere ko mushize amatsiko nk'uko mwari musanzwe muhora mubitubaza umunsi ku munsi. Ibyo ni ibimenyetso bimurika, byaba ari iby'amatara atatu cyangwa se iby'amatara abiri. Turacyakomeza rero, reka nkwibarize noneho udukurikiye, ubundi ubaye uguweho n'impanuka uri kugenda mu nzira nyabagendwa, utwaye imodoka, wakora iki? Reka tubwizanye ukuri. Ubaye uguweho n'impanuka uri mu nzira nyabagendwa, utwaye ikinyabiziga cyawe, wakora iki? Umva ikintu cya mbere rero wakora, ugomba guhita uhagarara iyo bishobotse. Iyo bidashoboka nyine urabyumva, ushobora kuba wapfuye, ushobora kuba wavuye mu mubiri, ushobora kuba wabuze na feri, ariko iyo bishoboka ugomba guhita uhagarara. Icyo ni kimwe.
icya kabiri, ugomba guhita uhashyira ibimenyetso kugira ngo udateza inkomyi cyangwa udateza imbogamizi abandi baza bakoresha iyo nzira nyabagendwa. Nicyo kintu wakora mu gihe abandi usanga barimo barahangana bavuga ngo ni wowe nkoshereje. Oya, menya icyo ugomba gukora mbere y'uko uhamagara abashinzwe umutekano mu muhanda. Hanyuma iyo wagwiriwe n'impanuka mu muhanda ukahashyira ibyo bimenyetso, icyo gihe wahagaze iyo bishoboka, ugomba kwirinda kubisibanganya kugira ngo abashinzwe umutekano mu muhanda nibaza babirebe aho impanuka yabereye. Twumvikane neza, ibyo ngibyo nubikurikiza bizagufasha mu nzira nyabagendwa. Noneho iyo umaze kuhashyira ibimenyetso, umuntu mwakoranye impanuka ntimwumvikane, nibwo muhamagara abashinzwe umutekano mu muhanda bakaza kubumvikanisha. Kandi abashinzwe umutekano mu muhanda iyo baje kubumvikanisha hakora itegeko, uri mu makosa niwe uhanwa, hanyuma bakaguhana kubera ko nicyo bashinzwe kumvikanisha abantu mu nzira nyabagendwa cyangwa se mu muhanda. Ntabwo bashinzwe guhana, oya, mutazajya mubafata nabi. Iyo mwishe amabwiriza nibwo baza kugira ngo babashe kubumvikanisha. Uramenye rero, wowe uri kugenda mu nzira nyabagendwa, umenye amabwiriza akugenga kugira ngo utazabasha kwangiza amategeko agenga uburyo bwo kugenda mu muhanda. Rero waba ugenda n'amaguru, waba ugenda na moto, waba ugenda n'igare, waba ugenda n'ipikipiki, waba ugenda n'imodoka zigiye zisanzwe, waba ushoreye ikinyamitende ariyo ngorofani, ugomba kumenya yuko aya mategeko y'umuhanda akureba, kuko buri muntu wese akwiriye kumenya amategeko agenga uburyo bwo kugenda hehe mu muhanda. Birumvikana rero ko buri muntu wese agomba kugerayo amahoro. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Kubera iki? Kubera gushakira feri ku buryo butunguranye cyangwa kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Hari igihe usanga umuntu atwaye ikinyabiziga ari imbere yawe agahita afata feri yihuse cyane. Ibyo ngibyo birabujijwe, kuko uri inyuma yawe uba umukoresheje amakosa. Birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera gucakira feri ku buryo butunguranye cyangwa kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Ibyo ngibyo birabujijwe, ubimenye rwose kuko ni iby'ingenzi. Kandi birabujijwe gutwara ikinyabiziga cyawe urengeje umuvuduko wateganyijwe n'umuntu, urengeje umuvuduko wateganyijwe n'amabwiriza yashyizweho nande. Birabujijwe kugenza ikinyabiziga cyawe urengeje umuvuduko wateganyijwe n'amabwiriza yashyizweho. Icyo gihe rero ugomba kubahiriza ibyapa. Bamwe bajya bibaza ngo kamera ngo bazishyizeho kugira ngo zandikire abantu. Oya, wowe koresha ibyapa uri kubona imbere yawe, bizatuma kamera ziri mu muhanda zitakwandikira. Nugenda ugendeye ku byapa biri mu nzira nyabagendwa, ntago kamera zizakwandikira. Ahubwo wowe ugomba kwita ku mategeko y'umuhanda. Mu gihe ugiye gukatira iburyo cyangwa ibumoso, ugomba kubigaragarisha itara ndangacyerekezo ukiri mu ntera ya metero 50. Iyo uri muri ntera ya metero 50, mbere y'uko ujya gukata ugomba kubanza ugashyiramo ikinyoteri cyangwa itara ndangacyerekezo ry'ahantu ugiye kwerekeza ukiri mu ntera ya metero 50. Hari igihe umumotari aba ari imbere yawe utwaye ikinyabiziga cyawe, ukajya kubona umumotari ukabona arakase ahise yihuta. Oya, ibyo ngibyo birabujijwe. Banza ushyiremo itara ndangacyerekezo ry'ahantu ugiye kwerekeza, wereke umugenzi uri inyuma yawe yuko ugiye gukata iburyo cyangwa ibumoso. Nurangiza ubone gukata, kandi ukate gahoro gahoro witonze kugira ngo utaza guteza inkomyi mu nzira nyabagendwa. Aya mategeko y'umuhanda buri muntu wese ayumve kandi ayazirikane, kuko nimwe mu nkingi ya mwamba ituma haba umutekano mu nzira nyabagendwa, harimo ubworoherane. Hari igihe rero ibinyabiziga usanga bihuriye mu nzira ifunganye, kimwe kizamuka ikindi kimanuka, ugasanga kimwe ngo subira inyuma, ikindi undi muyobozi w'ikinyabiziga ngo subira imbere, ugasanga bari mu mpaka za hato na hato. Oya,
mu nzira nyabagendwa agomba kurangwamo ubworoherane n'ubwumvikane kugira ngo umutekano uri mu nzira nyabagendwa unozwe neza. Muri make nta bintu byo guhangana mu nzira nyabagendwa, ni ukoroherana. Ariko iyo haje itegeko ikinyabiziga kimanuka kubera ko ari cyo kiba kigenda gake, kigomba gusubira inyuma, ikinyabiziga kizamuka kikaba ari cyo gikomeza kikazamuka, niko itegeko rivuga. Ariko mubaye mworoherana, ubona umanuka ari we utasubira inyuma, wowe uzamuka byo bikoroheye nta kugorana wasubira inyuma, ikinyabiziga kimanuka kikabasha gutambuka. Ariko iyo ikinyabiziga kinini cyangwa se ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa rukururana gihuye n'ikinyabiziga gitoya nk'ivantiri, icyo gihe ikinyabiziga gitoya nyine nicyo gisubira inyuma. Mu byapa bishyirwa ku nzira nyabagendwa usanga hariho ibirango biriho imivuduko ntarengwa, cyane cyane ibyapa bibuza. Ibyo byapa bibuza usanga hariho umuvuduko wa kilometero 80 mu isaha, kilometero 70 mu isaha, kilometero 60 mu isaha, kilometero 50 mu isaha, kilometero 40 mu isaha, kilometero 30 mu isaha, kilometero 20 mu isaha. Nimba ubonye icyapa kikubuza umuvuduko ugomba kutarenza, ni ukuvuga ngo kikubwira ngo nturenze uyu muvuduko, ugomba kubahiriza icyapa icyo kirimo kirakubwira. Nukirengaho kamera izakwandikira, ntuzarenganya bashyize iyo kamera aho ngaho ngo bagira ngo baguhane. Oya, ni ukuvuga ngo iyo mivuduko ugomba kuyitaho. Iyo mivuduko ugomba kuyitaho, kilometero 80 mu isaha, kilometero 70 mu isaha, kilometero 60 mu isaha, kilometero 50 mu isaha, cyane na kilometero 50 mu isaha, kilometero 40 mu isaha, kilometero 30 mu isaha, ndetse na kilometero 20 mu isaha. Ibyo byose ugomba kubyubahiriza. Iyo urimo uragenda mu nzira nyabagendwa, birabujijwe gucana amatara maremare mu gihe umuhanda umurikiwe hose. Iyo umuhanda umurikiwe hose, birabujijwe gucana amatara maremare. Hari igihe uhura n'umugenzi cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga agacana amatara maremare akaguhuma amaso kandi umuhanda umurikiwe hose. Ibyo rwose ntabwo ari byo. Birabujijwe gucana amatara maremare mu gihe uri mu nzira nyabagendwa kandi umuhanda umurikiwe hose. Amatara maremare uyacana igihe umuhanda uba utamurikiwe hose kandi utabasha kureba mu ntera ya metero 100. Nicyo gihe ucana amatara maremare. Tworoherane rwose mu muhanda, ni iby'agaciro koroherana. Hanyuma amatara magufi uyacana kugira ngo ubashe kubona neza mu muhanda mu ntera ya metero 100. Icyo gihe rero ugomba